munsi ku musozi w'Uwiteka kiboneke mu izina rya Yesu. Uyu munsi nibagaze ku musozi w'Imana usenga igitambo kiboneke mu izina rya Yesu. Ibyo byari byarabuze biboneke mu izina rya Yesu. Iyi ndwara y'icyorezo ikurwaho mu izina rya Yesu. Duhagaze ku musozi w'Uwiteka Imana dusenga. Ibyo byose bikubitwa hasi mu izina rya Yesu. Turarekura umuyaga n'umuriro w'Imana bitwike za virusi zose mu izina rya Yesu. Iyi miborogo iri mu gihugu, iri Burayi, iri muri Amerika, iri mu migabane yose ihoshe mu izina rya Yesu. Nk'uko Pawulo yahosheje umuriro wo mu nyanja akamanyagura imitsima yahoze akarya agahana abantu, umuyaga ugatuza bakabona ihumure. Ndagira ngo uhumure wowe ufite ibindi watakaje. Ndagira ngo uhumure. Imana iraguhumuriza. Imana yarambwiye ngo hari ihumure. Ndacyafite ibyiringiro no kwizera ko tuzabona ihumure. Imana yarambwiye ngo hari ihumure. Bashuje mu izina rya Yesu, umwami wacu n'umukiza wacu dukunda. Ngira ngo nanone nabanze nkongera nkabibwira kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Nitwamunanira Bernard, n'umushumba ushumbye amatorero ya Zion Temple Celebration Center mu ntara y'Iburasirazuba, ariko nkaba nkorera hano muri paruwasi ya Nyagatare. Ndanezerewe rero nanone kuko ngarutse kongera kubabwira ijambo ry'Imana. Narakijijwe navutse ubwa kabiri kandi undi Imana ko yangiriye neza yarankijije magakiza ndayibona mu mwana wayo Yesu. Irangije sanga ndo kwizerwa ingabira umurimo wayo kugira ngo nanjye mbwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ndagira ngo nsenga Imana rero, abo turi kumwe abankurikiranye mugubwe neza kandi Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Data mwiza mu izina rya Kristo Yesu ndagushimye nanone kuko umpaye uyu mwanya mwiza wo kugabura ijambo ryawe. Pawulo yandikiye Abakolosayi aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri twe rigwiriye rifite ubwenge bwose, tubwirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka ducurangira umwami. Kandi umwanditsi wa zaburi yaravuze ngo ijambo rya Kristo ribe mu mitima yacu kandi ribe nitabaza. Ndagushimye Mana y'icyubahiro kuko uri Imana. Dawudi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye Mana kugira ngo nagucumura. Ndagusaba kugira ngo ijambo ryawe ye kuganiriza ubwoko bwawe unyumva uriho umugisha, kandi n'abateze amatwi bahabwe umugisha, maze izina ryawe rishyirwe hejuru natwe ducishwe bugufi. Yewe ndi umwana wawe, ndi umwana w'umuntu. Ndagusaba kugira ngo mpe guca bugufi kuko nagusabye Mana ngo nimvuga ijambo ryawe icyubahiro kijye kikugarukira, nge ncishwe bugufi nk'umugaragu wawe. Urakoze Uwiteka ko umvise gusenga kwanjye. Ishimwe n'icyubahiro n'ukomera n'ibyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Abaroma 4:17 kugeza 19. Ndaza kuvuga ku bagabo nka babiri nze guheruka ku mwami wacu igihe n'ikinkundira neza kagenda neza. Hanyuma ndaza kuvuga kuri izo ntwari zo kwizera zagendeye mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Haravuze ngo nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Nkugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo yizeye. Ariyo Mana izura abapfuye. Ariyo Mana izura abapfuye. Ikita ibitariho nkaho biriho. Aburahamu yizeraga yiringiye ibitakwiringira. Ngo Aburahamu yizeraga yiringira ibitakwiringirwa. Ngo abe sekuru w'amahanga. Ngo amaze kubona umubiri we usa n'upfuye kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze. Kwizera kwe ntabwo kuri agacogoro. Ndashaka rero kuvuga kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Tubonye urugero rwa Aburahamu. Pawulo uko yandikiye Abaroma avuga hejuru ya Aburahamu, avuze ikintu gikomeye cyane. Aburahamu yagendeye mu mbaraga zo kwizera kandi afite n'ibyiringiro. Bibiliya yavuze ngo yiringiraga ibitakwiringirwa, yizeraga ibitakwizerwa. Kuko hari ahantu ijambo rivuze ngo yari amaze kugeza imyaka 100 yuzuye, kandi ngo arebye Sara abona nawe yaracuze kuko birivuga ko yarageze mu myaka 90.
inyuma gato muribuka ko Imana yari yasezeranyije Aburahamu urubyaro. Noneho Aburahamu yahamagawe afite imyaka 75. Hagati ya 75 n'ijana ari yaciye hafi imyaka 25 yari agitegereje isezerano ry'Imana. Ngo ariko muri urwo rugendo Aburahamu yagendaga, mwibuke nanone Imana imuhamagara yuko yamuhamagaye ikamuvana muri Uriya Bakarudaya, biravuga ngo agenda atazi yajya, ariko yarajyanywe mu gihugu cy'amasezerano ahamagawe n'Imana. Muri iyo myaka, muri urwo rugendo rero Imana yari yamuhaye amasezerano, uhereye muri ya bice bya 12 aho Imana yamuhamagaye ukazamuka. Aburahamu yageze ahantu bisa naho bikomeye, ariko akomeza kwizera Imana, niyacogora niyatakaza ibyiringiro. Ndagira ngo yongere asubire muri iyo mirongo, wongere ubyumve neza, hanyuma tugendane ubyumve neza. Ndimo ndavuga hejuru yo kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Niyongera asome tugendane mwumve neza. Nkuko byanditswe ngo, haravuze ngo nkuko byanditswe ngo, mugize sekuruza w'amahanga menshi. Byanditswe kuri Aburahamu yuko Imana yamugize sekuruza w'amahanga menshi. Imbere y'iyo yizeye, kandi ngo imbere y'iyo yize, ariyo Mana izura abapfuye. Ariyo Mana izura abapfuye, niyo yizera. Kandi natwe niyo twizera uyu munsi, Imana ishobora byose kandi izura abapfuye. Iyo Mana rero Aburahamu yizeye ngo yitaga ibitariho nkaho biriho. Komeza nshuti yawe. Aburahamu wo ngomba bwira, yizeraga yiringira ibitakwiringira, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Nkuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we, ikintu gikomeye cyane ngo kandi nubwo yabonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka 100 agitegereje amasezerano y'Imana, akabana na Sara. kandi ngo yarebye n'umugore we Sara, abona yaracuze. Kwizera kwa Aburahamu ntabwo kuri agacogora Imana igumugira. Urumva Aburahamu yagiye mu rugendo agenda muri izo mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro, agera mu myaka 100 atarabona urubyaro Imana yamusezeranije. Hari nawe yashidikanyije Imana, aravuga ngo icyama Ishimayeli ngo akaba ari we uzazungura ibyanjye umunyadamasiko. Imana iramubwira ngo ntabwo ariko bimeze, ngo ubwo uzava mu rukiryi rwawe. Kugeza rero igihe Aburahamu yagejeje imyaka 100, Bibiliya yavuze ngo umubiri wa Aburahamu yarawurebaga we akabona usa n'upfuye. Nawe ugereranije urebye umuntu w'umusaza nko muri iki gihe ufite imyaka 100, wananiza ukavuga ngo aracyafite ibyiringiro cyangwa kwizera byo kubyara, ntabwo ari ikintu cyoroheye umwana w'umuntu. Amarangamutima ntabwo yabishyikira, cyangwa se ubwenge bw'umwana w'umuntu ntabwo bwabishyikira. Kandi nanone ukebutse iruhande ukareba Sara uko Aburahamu yabirebaga, urumva yumvaga byararangiye. Niyo mpamvu yakoresheje ijambo rivuga ngo yararebaga akabona umubiri usa n'upfuye ndetse n'uwa Sara. Ariko ikinejeje umutima wanjye, namwe mu nteze amatwi mwumve, nuko nubwo yabonye umubiri usa n'umaze gupfa ameze nk'intumbi, ngo kwizera kwe ntabwo kuri agacogora, ahubwo ngo yakomeje cyane kwizera. Muri uru rugendo turimo rw'agakiza, cyangwa muri iyi si igenda izana ibintu bitandukanye, icyo nshaka kugira ngo nkwigishe muri iri jambo ni ukugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Kuko ibyo Aburahamu yahuraga nabyo nawe ushobora guhura nabyo, ariko cyangwa nanjye ngahura nabyo, ariko bidahuye, bidasa n'ibyo bya Aburahamu, ariko bifite ishusho yabyo cyangwa bifite imbaraga zisa n'izabyo. Niyo mpamvu rero ngira ngo nkwigishe iri jambo ryiza ry'Imana ryo kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Reka mbereke ibintu nka 3 byaranze Aburahamu, nubwo yaranzwe n'ibintu byinshi, ariko reka mbereke ibintu byaranze Aburahamu by'ingenzi nka 3. Icyambere, yarazi Imana, yita ibintu bitariho nkaho biriho. Ko niko kwizera, cyangwa niko kugendera mu mbaraga z'ibyiringiro cyangwa imbaraga zo kwizera. Yarazi Imana ishobora byose, yita ibintu biriho bitariho nkaho biriho. Icyo nicyo cyambere cyamurangaga. Ndashima Imana ko yaduhaye kwizera.
reka mbere ku rugero mu ijambo ry'Imana mu itangiriro ibice 22 umurongo wa 7 tugeze no wa 8. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba. Aramwitaba mwana wanjye. Ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi. Ngibi. Ariko umwana w'intama uri he? W'igitambo cyo koswa. Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye Imana iri bwironyere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Navuze ngo mu bintu by'ingenzi byaranze Aburahamu nawe ugomba kuba ufite ikintu cy'indangagaciro cy'ingenzi kikuranga nk'umukristo wahamagawe n'Imana. Oh haleluya. Aburahamu ari mu rugendo ajya gutamba Isaka nk'uko Imana yamubwiye. Bibiliya ivuga ngo yaramugerageje kuko yamaze imyaka 100, umugore afite imyaka 90 barabyara bahabwa umwana w'umuhungu witwa Isaka. Noneho Isaka amaze gukura Imana igerageza Aburahamu iramubwira ngo nagenda ajye kumutangaho igitambo. Asiga umugore we ajyana n'abaja be. Noneho ageze ahantu Imana yamweretse ku musozi nawe basigaho ngo ajyana na Isaka. Igihe bari mu rugendo wenda kugera ku musozi wendaga kumutambira igitambo yari kujya kumwica. Umwana aramubaza aravuga ngo ndabona inkwi, ndabona umushyo, ariko igitambo kiri he da? Aburahamu aramubwira ngo tugende mwana wanjye, Uwiteka ari bwishakira umwana w'intama. Urareba yitaga ibiriho nkaho ibitariho nkaho biriho. Ubundi mu yandi magambo uriya mwana yarakoze ku mutima wa Aburahamu kuko igitambo niwe Isaka niwe ari igitambo, kandi igitambo cyabazaga se ngo si igitambo kiri he. Ariko gusubiza kwako kanya kwa Aburahamu yasubizanye kwizera. Ntabwo abanje gukora imibare ngo banza shaka ngo banza agire gute, ahubwo Aburahamu yahise asubizanya kwizera umwana kuko yizeraga Imana yita ibiriho ibitariho nkaho biriho. Aravuga ngo tugende mwana wanjye, umwana ari bwishakire igitambo, ari bwishakire umwana w'intama. Nukuvuga ngo uku gusubizanya vavana kwizera niko kwahise gusesengura. Iyo usesenguye usanga ariko kwatumye nanone umwana w'intama yahise abonekeraho ngaho kuko Imana yarebye kwizera kwa Aburahamu. N'ubundi ngo Aburahamu ko yatekerezaga mu mutima we yaravugaga ngo ndamutanga, kandi ndabizi Imana yanjye yampamagaye n'Imana yo kwizerwa, ishobora no kumungarurira azutse, ariko icyo yambwiye ndagikora namaramaje ko byari ngombwa ngo musogote amwice. Kandi urumva ari umwana w'ikinege. Iyo undi muntu utagendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro yari kubwira Imana ati se wambwiye umwana none uramumpa, yari kujya impaka n'Imana. Abantu benshi bajya impaka n'Imana, yajya gusenga amasezerano atarasohora akavuga ngo Mana ngo nutankorera ibingibi ngo ndabivamo. Apana, sigaho ntabyo bihuriye, gendera mu mbaraga zo kwizera n'ibitangaza. Nawe wite ibintu utarabona nkaho bihari. Ibyo bintu byagiye bimfasha mu rugendo kuko Imana yampaye kwizera. Ikindi cya kabiri cyaranze Aburahamu cy'ingenzi muri urugendo rwo guhamarwa kwe, yiringiraga ibitakwiringirwa n'umuntu wese uwo ari we wese. Cyo ni cya kabiri cyaranze Aburahamu. Nanjye ndagira ngo wowe unyumva kandi uneze amatwi ufate izi ngingo ndimo kukubwira uzihindura amahame, kuko amahame ni ikintu gikomeye cyane. Imana yacu ni Imana y'amahame. Noneho wiringira ibitariho nkaho biriho. Nk'uko Aburahamu yavuze ngo umwana wa tugende, Imana iri bwirongera umwana w'intama. None uko gusubizanya vuba kwa Aburahamu ko kwizera n'ibyiringiro niko kwatumye igisubizo cyahise kibonekera aho ngaho. Hari abantu benshi bahura n'ikigeragezo nk'uko muri bihe turi mu bihe bikomeye, ugasanga batenebutse bacitse intege muri iki cyorezo twakomeje kwamagana. Reka dufate natwe urugero rwa Aburahamu, tuvuge ngo iki kigeragezo gihari cyangwa iki cyorezo gihari, iki kirwara gihari, tubwire Imana cyangwa twizere
tugendere muri izo mbaraga z'ibyiringiro no kwizera Imana. Tuvuge ngo nubwo gihari ariko turakibona nkaho kidahari, kuko ejo hazabaho igitondo cy'umunezero cy'umudendezo. Ikindi cya kabiri rero nicyo ngicyo, yiringiraga ibitakwiringirwa n'abantu bose. Mu bihe nk'ibi rero nibyo nigisha itorero, kugira ngo nongere nkuzamure mu kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Noneho nawe wizere nka sogokuruza Aburahamu, wiringira ibitakwiringirwa. Umurongo wa ibice 4 none mu Baromaho umurongo wa 18 na 19 yongera adusomere dushimangire ayo mahame ndimo kuvuga y'ingenzi yaranze Aburahamu. None abakristo b'iki gihe batendebuka vuba cyane, umuntu ananizwa n'ubusa ugasanga yaretse Imana. Nababwiye ngo umwanzi aheruka abandi ni urupfu, kandi urupfu Yesu yaruhinduye irembo ry'ubugingo. Nta mpamvu nimwe rero yatuma twebwe abizera tugomba gutendebuka, nubwo bihari tubibona, ariko reka twizere. Igihe umugaragu w'Imana Yobu yahuraga n'ikigeragezo gikomeye, abantu bamuvuyeho inshuti ze, umudamu aramwihakana, haravuga ngo ihakana Imana wizere, aravuga ngo uvuze nk'umwe mu bapfa, twahawe ibyiza mu kuboko kw'Imana. Nibi reka tubi biravuga ngo muri ibyo byose Yobu ntacyo ntabwo yigeze acumuza n'ururimi rwe, ngo ahubwo yarimyoje imyenda ye ngo yikubita hasi, avuga ngo Uwiteka niwe wabiduhaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye ngo nahimbazwe. Yari amaze gutakaza abana, yari amaze gutakaza ingamiya ze, yari amaze gutakaza umutungo we, ko biravuga ngo muri kiriya gihugu cya Usi ngo niwe wari ngo yari umukungu kurusha abantu bose, yari umuherwe wa mbere, nk'uko tujya twumva abaherwe ba mbere ku isi, ngo ariko ngo yari n'umukiranutsi yubaha Imana. Aburahamu rero yiringiraga ibitakwiringirwa n'umuntu uwo ari we wese. Noneho nawe ugende wifatanye na Aburahamu. Reka dusoma Baroma 4:18. Aburahamu yizeraga yiringira. None harabihamije ngo Aburahamu, ni ijambo ry'Imana, ngo Aburahamu yizeraga yiringira ibitakwiringirwa, ngo abe sekuru z'amahanga menshi. Nk'uko byavuzwe ngo twari twabivuze, urubyaro rwa uriko ruzangana. Imana iguha umugisha, ndarekera aho ngaho. Hari ubwo bavuga amateka y'abantu bakavuga ngo ibyaranze kanaka by'ingenzi, nanjye ndavuga ibyaranze Aburahamu by'ingenzi kurusha ibindi, nubwo ari byinshi. Ariko iki cya kabiri kiravuga ngo yizeraga cyangwa yiringiraga ibitakwiringirwa n'umuntu uwo ari we wese. Iyo ni indangagaciro ikwiye kuranga umuntu wese muri iyi si, kuko iyi si igenda ihindagurika, imeze nk'imisozi n'ibibaya. Rimwe umuntu abagenda ahantu hazamuka ukumva urarushye, ubundi ukumva ari ahantu hatambika ukumva umeze neza, cyangwa uri ahantu hamanuka ukumva urorewe, mu kanya gato ukabona ibintu birahindutse. Ushobora kurwaza umwana bigutunguye, ushobora ubukungu bwawe kumanuka, ubucuruzi bwawe bigutunguye, ushobora gupfusha umuntu bigutunguye. Niyo mpamvu Imana idusaba kugira ngo natwe tumere nk'intwari zo kwizera, twiyandikishe mu bitabo by'intwari zo kwizera, hanyuma tugire amahame tugendera hatari gupfa kugendera ku bantu. Reka turebe icya gatatu cyaranze Aburahamu. Nanone yizeraga amasezerano y'Imana ko ari ukuri. Oh haleluya. Aburahamu yizeraga nanone icya gatatu cyamuranze mu by'ingenzi byamuranze, yizeraga amasezerano y'Imana ko ari ukuri. Nshuti yanjye mukuru, nagira ngo ntege amatwi wumve kandi uhumure, turi mu gihe cyo gukomeza kubwira aya magambo. Jya wizera amasezerano y'Imana ko ari ukuri, niyo waba utarayashyikira. Twizera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ubwo yapfuye rero akazuka, yatubereye irembo ry'umugisha, yatubereye irembo ryo kwizera n'ibyiringiro. Iyo Kristo aguma ahamye ikuzimu, abandi bahamye ikuzimu, n'ubugingo n'ubu ibituro biracyari, ariko imva ya Yesu irarangaye. N'abantu bajya kwisura hariya mu Isirayeli, imva ya Yesu irarangaye. Iyo Kristo apfa akagumayo nk'uko ba Dawudi bagumye, cyangwa abandi bera bagumye, ntabwo nabasha kuvuga kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Ariko kuko Kristo yapfuye akazuka, akaduha agakiza, arimo kudutegura no kuzaduha ubugingo. Yesu yasengeye abigishwa ngo ntabwo mbasabira kugira ngo muve mu isi, ahubwo ndabasabira kugira ngo murindwe umubi. Icyo nicyo kintu twari dukwiye guhagarara tukagira amahame yo kwizera amasezerano y'Imana ko ari ukuri. Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, ndabahamiriza simbeshye. Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Hari ibintu bibiri idashobora kubeshyeraho.
indahiro yavuze ntabwo izivuguruza, kandi amasezerano yavuze izayasohoza. Ni ibintu bibiri nkubwiye. Indahiro Imana yavuze, kuko yirahiye ko izaduha umwana wayo iramutanga, yongera iduha n'amasezerano yo kuzabana ubugingo, kukazabana n'umwana. Indahiro rero ni ibintu idashobora kubeshyiramo indahiro yayo n'amasezerano yayo. Aburahamu rero yizeraga, yiringira amasezerano y'Imana ko ari ukuri. Nawe ujye wizera amasezerano y'Imana ko ari ukuri. Ibyo narabibona kandi ndacyabibona, kandi n'ubu muri iki gihe cya none mwizera amasezerano y'Imana. Imana idusezeranya umugisha, Imana idusezeranya iyo dusabye kwitwumva. Rero mukomeze musenge, mwinginge, tuzi yuko ibi byose tuzabisohokamo, tukazabana n'umwami wacu amaherezo. Isi tuzayinesha, isi tuzayitsinda. Reka nanone mbere ko icyanditswe kibihamye, naho nanone turi ahere 19 ageze umurongo wa 20 Abaroma. Kandi kuri iyo ngingo Aburahamu yiringiraga amasezerano y'Imana ko ari ukuri. Nawe ufite icyo wavuganye n'Imana. Njya mbwira abantu, nkababwira ngo ushobora kuba utarose, ushobora kuba uteretswe, ariko ufite amasezerano y'Imana, ariryo jambo ry'Imana, ukayagereramo akakurinda. Wenda ushobora gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo niduca mu mazi ntazadutembana, niduca mu muriro ntituzaje. Ukiringira ibyo bintu. Ushobora kwiringira ukavuga ngo ntabwo ibyago bizegera ihema ryacu. Ushobora kwishyiramo amasezerano ukavuga ngo ukavuga ngo bazadutera baturutse mu nzira, batatanira mu nzira. Ushobora kwizera isezerano Imana yavuze, kuko Imana igenda mu ijambo ryayo, ikundana n'abantu bagendera mu ijambo ryayo. Ushobora kwizera ngo ijambo riri mu gutegeka, ukavuga ngo Imana izatugira umutwe ntizatugira umuriro. Ushobora kwizera ngo Imana tugira umwete wo kumvira amategeko yayo, ngo idutegeka, ngo izategeka umugisha mu mbuto zo mu nda, izaduha umugisha mu bitego, izaduha umugisha mu bana bacu, izaduha umugisha mu matungo. Ukabyizera ukagendera muri ayo masezerano, nawe utarose, nawe uteretse, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bwuzuye, nibwo buri hejuru y'ubundi buhanuzi, nibwo buri hejuru y'inzozi zose. Haleluya. Rero izere agakanya wowe unyumva ko amasezerano y'Imana ari ukuri, Imana itajibesha. Umuntu yakubesha ariko Imana ntabwo igibesha. Umuntu yaguhemukira ariko Imana ntabwo yaguhemukira. Abantu benshi baramemukiye, kandi nanjye ubwo mfite abo nahemukiye, ariko Imana ishimwe ko yatubabariye kubw'ubuntu bwayo. Ariko Imana ni Imana itagihemuka, kandi ihora ari Imana. Ntawabibaza ngo kubera iki birimo. Ni Imana. Iyo wabonye yizeraga amasezerano y'Imana ko ari ukuri. Reka some nanone ku murongo wa 19 ageze 20. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka 100 avutse, abona abana na Sara yaracuze, kwizera kwe kuri agacogora 20, ahubwo abonye isezerano ry'Imana. Ku murongo wa 20 avuga ngo ahubwo abonye isezerano ry'Imana, ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana. Subira mu murongo wa 20. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana, ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana. Haleluya. Urumva rero Aburahamu ibintu bitatu ni byinshi byamuranze, nafashemo iby'ingenzi bitatu. Icya mbere, yarazi Imana, yita ibitariho nkaho biriho. Icya kabiri, cyaranze Aburahamu, yiringiraga bitakwiringirwa n'umuntu wese ubonetse nk'uko twabibonye. Icya gatatu, cyamuranze, yizeraga amasezerano y'Imana ko ari ukuri. Ibyo bifashe ukabikomeza, wabona ubugingo. Reka turebe undi muntu wa gatatu mu byakozwe n'intumwa 27. Hari undi mugabo utarapfaga gutakaza ibyiringiro no kwizera. Uwo mugabo ni Pawulo. Turabafata nk'icyitegererezo. Bakundwa beneda, munege amatwi neza. Umutima wanjye nicyo wifuza kandi nicyo wishimira,
undi mu buzima bwanjye banumva ikintu ngambiriye nakigeraho, niyo byaba mu rupfu nk'uko babivuze ngo umuntu ugira ukuri kandi umuntu urangwa n'ubutwari bwo kutirebaho, kutareba inyungu ze ahubwo ureba inyungu rusange, agira ukuri, aba inyangamugayo, aba integrity, ari inyangamugayo, y'intica ntikizirebera ibintu ugasanga ntacyo imaze, ariko rero n'inyangamugayo ikoresha ukuri ikaba yanagupfira. Muri aba bagabo rero ndimo kuvuga harimo umugabo witwa Paulo, nawe yaranzwe no kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro, kandi ntabwo yigeze apfa gutakaza kwizera n'ibyiringiro nubwo yanyuze mu rugendo rukomeye. Amateka ye murayazi uko Imana yamuhamagara, ariko ndafata mu byanditswe bimwe ibice 27 n'umurongo wa 21 tuhasome twumva uyu mugabo utarajyaga adapfaga gutakaza ibyiringiro no kwizera. N'umushuti yanjye unyumva uyu munsi, ntugatakaze kwizera, ntugatakaze kugendera mu mbaraga n'ibyiringiro byo kwizera Imana. Imana yacu ni Imana yo kwizera. Reka dusome twumve nanone. kandi bamaze myinshi batarya, kandi bamaze iminsi myinshi batarya, bahagarara muri bo hagati. Paulo ahagarara hagati muri bo arababwira ati yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve Ikereti, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve Ikereti, ngo mutabona ibyago, ngo mutabona ibyago no gupfusha ibyanyu. kandi none ndabakomeza muhumure kuko muri mwe, oh haleluya, hatazapfa n'umwe. Narababwira ngo nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge yonyine, kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, kandi nduwayo nyikorera. Burahagazeho gatoya. Hano Paulo murabizi yari ajyanywe, yari yarajuriye kuri Kaisari azira ubutumwa bwiza, ko yavugaga ubutumwa bwiza bakamurwanya nk'uko barwanyije umwami Yesu. Ajurira Kaisari, bari babajyanye rero agiye kuburana. Ikintu cyababayeho ngo batewe n'umuyaga wari ukokoma, nk'uko muri ibi bihe nanone hari umuyaga wari uhuhuma, ngo ni umuyaga wari uhuhuma urabazengereza. Bamara igihe kirekire mu nyanja, bari kumwe n'abantu barenga 200, bari kumwe n'izindi mbohe, baratereganwa, ibintu birakomera, bananirwa gushyira ahantu ubwato ku musenyi ngo bahagarare, cyangwa buri gihugu bahagararamo, ariko bari kumwe n'umugabo utajya utakaza ibyiringiro no kwizera. Igihe barimo kugenda byabashobeye, nibwo yavugiye amagambo mu nkuge. Wari umurinzi w'imbohe, umutware w'abasirikare, yari yashobewe, kandi ubwo iyo nkuge yari kumwe na shebuja, nawe yari yabuze igisubizo, kandi n'abasare bari babuze igisubizo, kuko bari batewe n'umuyaga bitwa ngo ni ruhuhuma. Hanyuma bananiza kujya aho bajyaga, batakaza icyerekezo. Hari igihe uhura n'umuyaga wa ruhuma w'ikigeragezo ugatakaza kwizera n'ibyiringiro, byo ntabwo ari byo. Hari igihe uhura n'ikintu kikugoye, ariko nshuti yanjye nyumva, reka turebe nanone uyu mugabo Paulo amagambo yavugiye hariya hantu. Subira muri aya magambo twihute tugende. Kandi bari bamaze igihe kirekire, iminsi. Paulo ahagarara muri bo muri icyo kintu gikomeye, arababwira ati yemwe bagabo, mwari mukwiye kunyumva ntimuve Ikereti, mutabona ibyago no gupfusha ibyanyu. Arababwira ngo kandi none ndabakomeza. Haleluya. Aravuga ngo nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Bari bamaze gutakaza ibyiringiro, bari bamaze gutakaza kwizera Imana, bari bamaze n'imbaraga zari hari b'abasirikare babajyanye, bari batakaje ibyiringiro. Na shefu w'inkuge nawe yari yabuze icyo akora, wabonaga. Ariko bari kumwe n'umugabo, nubwo yari imbohe, nubwo yari agiye kuburana, yaziraga ubutumwa bwiza, yari yuzuye imbaraga z'Imana n'icyubahiro cy'Imana, yagenderaga mu kwizera n'ibyiringiro. Aravuga nimuhumure, ngo iruhande rwanjye uyu munsi hahagaze marayika yambwiye ko afite icyo yambwiye, ko nta muntu n'umwe uri bupfe keretse inkuge.
cyangwa imana iki cyorezo kikatuvira mu gihugu kikagenda uko cyane, kuko turi abagabo bo guhamya ibyo Kristo yaduhaye. Icyampa imana icyo kintu kiguhagaze imbere kigakubitwa hasi ugasigara hagapfa inguge yonyine. Kandi koko hapfuye inguge muri uyu munsi ndamamaza ndavuga ngo ntihagire ikintu cyawe cyangirika, ahubwo hapfa inguge yonyine. Yarababwiye ngo nimuhumure. Haleluya. Nanjye ndababwira ngo nimuhumure, dufite Imana, dufite Kristo umwana w'Imana udukunda. Yesu nashimwe umwami w'abantu. Ndagira ngo uhumure wowe urimo kurira, ndagira ngo uhumure wowe ufite ibindi watakaje, ndagira ngo uhumure. Imana iraguhumuriza. Imana yarambwiye ngo hari ihumure. Ndacyafite ibyiringiro no kwizera ko tuzabona ihumure. Imana yarambwiye ngo hari ihumure. Ushobora kuba uri mu bintu bimeze nk'aho bikuboshye, nubwo ushobora kuba uri muri ibyo bintu bisa n'aho bikuboshye. Ushobora kuba waratakaje amashuri yawe, ushobora kuba waratakaje umuryango wawe uri imfubyi, ariko humura, Imana yashyize abahanuzi mu gihugu bazagusubizamo imbaraga. Ushobora kuba waratakaje amatungo yawe, ushobora kuba waratakaje ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri muri iki gihugu. Yarabitubwiye, yigeze kutubwira igihugu kirimo amarira, genocide ihare, abantu bicira abantu busa. Tujya ahantu turasenga, twari mu gihugu cya Uganda turasenga, hano hitwa Nyakivara, turagenda twikingira no mu nzu, tumaramo iminsi turavuga ngo ntabwo tuzava. Twari abantu benshi, twari abahungu barenze nk'umunani b'abasore, turapfukama dusenga Imana, twinginga Imana. Ibi mvuga benshi baranyumva barabizi. Twinginga Imana, turasenga, tugeze ku munsi wa gatatu tutarya tutanywa. Ibyo narabibonye, tuzi yuko igihugu cyahaganaguwe ku ikarita y'isi, tubona ibintu bimeze twumva inkuru z'incamugongo. Turasenga, tugeze ku munsi wa gatatu tutarya tutanywa. Ntabwo nirata gusenga, ndavuga ko iyi Imana tuyitabaje iratwumva. Ntutakaze ibyiringiro niba urimo kunyura muri icyo kigeragezo. Turasenga, tumaze kunanirwa, imibiri inaniwe. Nibuka papa yigeze kumbwira ngo barasonzaga mu bihe by'inzara, ngo bagafata imyitero bakazirika mu nda. Mbwira abahungu twasenganaga, babavuga butumwa n'abashumba, ndababwira nimureke twizirike. Papa yajyaga bimbwira dufata imyenda twizirika mu nda, turakomeza turasenga tugeze, sinibuka iminsi twageze, ariko ni igihe kirekire murabyumva. Ariko umunsi twasohotse mu masengesho, Imana yaratubwiye ngo ahumvikana ijwi ry'imiborogo n'induru, ngo azumvikana ijwi ry'ibyiringiro, ngo azongera kumvikana ijwi ry'umukwe n'umugeni, ngo azongera kumvikana ijwi ry'ibirori. Dushima Imana, turasohoka muri iyo nzu, kandi turashima Imana yuko ibyo yavuze yabishoje ku gihugu cyacu. Ndagira ngo n'ubu mwongera mugire ibyiringiro, mwe gutakaza ibyiringiro. Humura. Pawulo arababwira ngo nimuhumure, nubwo twatewe n'umuyaga rukokoma, ariko iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, ambwira yuko nta n'umwe uzapfa kereka inkuge. Turasenga, murabizi ubuhanuzi muri iki gihugu cyari cyaratakaye, kiri hasi mu mwobo, yuko abahanuzi benshi baje bavuga ngo uko abantu baje kureba igihugu cyahuye n'ibibazo kikaba umunuko, igihugu cyakubiswe hasi, ngo kizongera kibe igihugu abantu benshi baza nk'uko bavuye mu mahanga baza kureba ayo mahano, ngo niko bazongera kuza bakareba ibyiza by'igihugu. Kandi mwarabibonye uko niko kuri. Nariya amahoteli mureba agezweho, n'iziriya nama zikorerwa mu gihugu mureba. Turasaba Imana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo idukize iki cyorezo. Marayika w'Imana ukomeye, Kristo amanuke avane iki cyorezo. Ko turimo gusenga kugira ngo ibikorwa by'u Rwanda bikomeze, ko dufite amasezerano. Pawulo ahumurije abantu mu gihe kiruhije, nanjye ndaguhumurije, ufite n'ibindi birimo kukugora, ariko ndakwibutsa amasezerano y'Imana. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Komeza usome twumve nshuti. Mukanya naje mbabwira inyungu ziva mu kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Arababwira ngo iri joro iruhande rwa hahagaze marayika w'Imana. Nduwaye nyikorera. Komeza. Akambwira ati uwo marayika yambwiye ati Pawulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari. Kandi dore Imana, aravuga ngo kandi dore Imana, ngo dore Imana iguhaye n'abo mugendana muri iyi nkuge. Humura.
komeza. nuko nimuhumure. Tugiye kugera ahantu haravuga ngo nuko nimuhumure. Nimuhumure mwabagabo. Nuko nimuhumure mwabagabo. Kuko nizeye Imana yo kugendera mu mbaraga zo kwizera. Uko nababwiye. Haravuga ngo nuko nimuhumure mwabagabo. Ngo nimuhumure mwabagabo mwe. Kuko nizeye Imana. Kuko nizeye Imana. Kwizera. Yuko bizabukona bibwiwe. Ariko kwizera ibitariho nkaho biriho. Komeza. Ariko dukwiriye gusukwa. Arababwira ngo ariko dukwiriye gusukwa kukirwa. Komeza wihute mu ijambo. Ijoro rya 14. Ijoro rya 14 risohoye. Dutereganwa hirya no hino. Nubwo yarabonye igisubizo kivuye kuma, ariko ntabwo byahise biba, ahubwo ngo batereganwe hirya no hino. Ariko arafite ikimana yamubwiye, natwe dufite ikimana yatubwiye. Dutereganwa hirya no hino mu nyanja. Dutereganwa hirya no hino mu nyanja ya Dariya. Mu gicuku abasa bakeka yuko hari igihugu begereye. Bagera uburebure bw'aho ngaho bw'amazi barabugera bw'imuhenge, babona nka metero 40. Bicumye hato bongera kugera babona nka metero 30. kandi koko batinya gusekura. Kandi batinyaga gusekura ku ntazi. Bajugunya mu mazi inyuma. Bajugunya mu mazi inyuma y'inguge. Ibyuma 4 byo kuyitsika. Aha. Bifuza ko bucya. Ngo bifuzaga ko bucya. Bashatse guhunga. Abasare bari batwaye inguge, bari bananiwe, bashatse guhunga. Bagiye guhunga mu nguge. Bamanurira indere mu nyanja. Basa n'abashaka kujugunya imbere y'inguge. Inyuma byuma byo kuyitsika. Ngo bajugunya n'ibyuma byo kuyitsika. 3. Pawulo abwira umutware utwaye umutwe w'abasirikare nibataguma mu nguge, nibataguma muri iyi nguge. Komeza hepfo aho ngaho. Nibataguma mu nguge ntabwo mubasha gukira, baca imigozi y'indere. Abasirikare baca imigozi y'indere, bareka inguge irakomeza iragenda. Bwenda guca Pawulo tugeze ahantu heza cyane. Ngo bwenda guca Pawulo arabinginga ngo barye. Arababwira ngo barye. Aravuga ati none uyu munsi ni umunsi wa 14. Mbega ibigeragezo. Mutagerageza kurya, mutarya, mudakoze intoki ku munwa. 34. Tugeze mu mirongo iryoshye intege amatwi. Ngo nicyo gituma babwira ngo ndabinginga ngo murye aribyo biri bubakize. Amaze kuvuga ati yenda umutsima ashimira Imana imbere yabo, arawumanyagura atangira kurya. Bose haleluya. Ngo amanyaguye umutsima, hanyuma ngo ararya nabo bararya. Ngo ni humura uzabona ihumure rirahari. Muhumure ihumure rirahari. Ibi bizanyuraho nk'uko ibindi byanyuzeho. Abagabo babona ihumure mu nyanja hirya zakomeza. Ngo nabo bararya. Hariho n'abafite ubwoba batinza rigiye guca ibintu ni muhumure. Nizera yuko Imana yaduhana amano nk'uko y'Abisirayeli mu butayu. Nizera yuko Imana yakora ikindi kintu, kuko hari urundi ruhande Satani atamenye. Nagira ngo rero nkomeze kubakomereza mu kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Twumvise abagabo bagize ibyiringiro, bahagarara mu gihe kibi cyane kigoranye. Abrahamu yahagaze mu gihe kigoranye, mu myaka ye yari imugoye atarabona amasezerano. Pawulo yahagaze mu gihe cye mu nyanja, batewe n'umuyaga n'imiraba, ubwato bwananiwe, n'abantu bananiwe, n'abasirikare bananiwe. Umwana w'umuntu hari aho yananiwe. Nakomeje gukurikirana amakuru, nakomeje gukurikirana ibintu birimo kubera ku isi, nsanga umwana w'umuntu hari ahantu agarukira. Aho rero niho tugomba guhagarara tukagendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Biravuga ngo haracyari ibyiringiro iyo igiti gitemwe, iyo kibonye amazi kirongera kigashibuka. Dusenga Imana kugira ngo
twongere dushibuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana nkwera ibaho umugisha. Ndashaka rero kuvuga inyungu ziva mu kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Icyambere, tugarurirwa ibyacu twatakaje. Abrahamu ari muri rugendo yasaga naho akomerewe, ntabwo byari bimworoye, ariko amaze kubona Isaka ahimbaza Imana yo mu ijuru. Amaze gutsinda urugamba rwo kugeragezwa n'Imana, yagaruriwe Isaka, amasezerano arasohora. Inyungu rero ziva mu kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro. Mbabarira uyu munsi ntutakaze ibyiringiro. Komeza ibyiringiro byawe, komeza kwizera, uzagarurirwa ibyawe watakaje. Ndasenga Imana ikugarurira ibyawe watakaje. Ariko reka nsome icyanditswe kigendana n'iryo jambo. Tugarurirwa ibyacu twatakaje. Izo ni inyungu ziranga abana b'Imana. Imana ni igitangaza. Kadusome Itangiriro 22:9. bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho inkwi, abaha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro, hejuru y'inkwi amurambikaho, yamuboshye. Aburahamu arambura ukuboko agiye yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru, aravuga ngo Aburahamu, aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. 13. Aburahamu yubura amaso, arareba, abona inyuma ye fizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda yana ayitambaho igitambo mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho hantu Jehova Jire, nk'uko bavuga ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Ndekeraho Imana igumugisha. Iyo tugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro, inyungu ya mbere tubona, tugarurirwa ibyacu twatakaje. Aburahamu yagendaga mu rugendo azi ko byarangiye, agiye gutamba Isaka, nubwo yari afite kwizera ko aravuga kandi gatima kavuga birarangiye. Amugarurirwa ari muzima kandi igitambo kiraboneka. Uyu munsi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana ikugarurira ibyawe watakaje mu izina rya Yesu. Tega amatwi nyumve neza, wumva ijambo ry'Imana. Imana igushumbusha ibyawe watakaje. Biravuga muri yangu izadushumbusha ibyacu byariwe n'ubuzukira n'akagungu. Imana idushumbushe abantu bacu bababaye, abapfuye. Imana idushumbushe, ituvane muri iyi mibabaro, ituvane muri ibi byago. Imana dusenga itubabare, itugenderere mu izina rya Yesu. Yamaze kwereka abantu yuko umwana w'umuntu afite ahagarukira. Ariko Imana iyo ugendeye muri izo mbaraga, inyungu za mbere, tugarurirwa ibyacu twatakaje. Nk'uko tubonye ko Aburahamu amaze kubona fizi y'intama arayitamba, ngo arangije yitaho ahantu ngo Jehova Jire, ku musozi w'Uwiteka kizabona. Uyu munsi ku musozi w'Uwiteka kiboneke mu izina rya Yesu. Uyu munsi nibagaze ku musozi w'Imana usenga, igitambo kiboneke mu izina rya Yesu. Ibyo byari byarabuze biboneke mu izina rya Yesu. Iyi ndwara y'icyorezo ikurwaho mu izina rya Yesu. Duhagaze ku musozi w'Uwiteka Imana dusenga, ibyo byose bikubitwa hasi mu izina rya Yesu. Turarekura umuyaga n'umuriro w'Imana bitwike za virusi zose mu izina rya Yesu. Iyi miborogo iri mu gihugu, iri Burayi, iri muri Amerika, iri mu migabane yose, ihoshe mu izina rya Yesu. Nk'uko Pawulo yahosheje umuraba wo mu nyanja, akamanyagura imitsima, yaje akarya agahana abantu, umuyaga ugatuza bakabona ihumure. Ndahanurira amahanga yose mu izina rya Yesu, n'imiryango yose ibona ihumure mu izina rya Yesu. Ikoreshe n'abantu babona imiti mu izina rya Yesu. Kandi iyo umuti utaboneka, Imana irihagije ubwayo, ishobora kurimbura kiriya cyorezo, kuko ari Imana ishobora byose, itagira ikintu kinanira. Imana ihana ikintu cyose kikurwanya. Mu nyungu zo kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro, Imana igushubisha ibyo mu izina rya Yesu.
abahungu niba hari umukobwa wakubera Imana igushumbushe undi mu izina rya Yesu. Abakobwa niba hari umuhungu waguteye akadobo Imana igushumbushe mu izina rya Yesu. Niba waratakaje amafaranga yawe Imana igushumbushe mu izina rya Yesu. Mu mago mufite ubwoba ngo ntabwo imirimo igikorwa Imana yongere dushumbushe abantu basubire mu mirimo yabo mu izina rya Yesu. Imana idushumbushe mu izina rya Yesu. Amabanki akore mu izina rya Yesu. Ubucuruzi busubiraho mu izina rya Yesu. Imana idushumbushe. Iyo hari ibyiringiro no kwizera Imana idushumbushe ibyacu byatakaye. Nagezweho n'ibibazo byo gutakaza umuryango wanjye muri genocide, ariko Imana yarabwiye ngo nzagushumbusha. Niyo mpamvu yampaye abana b'abahungu. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Dufite ibyiringiro ko turi bwongere tugashibuka, kandi turasenga twizeye Imana, twiringira ibiriho nkaho ibitariho nkaho biriho. Nababwiye ngo niba byarangaga Abraham, mureke natwe biturange mu izina rya Yesu. Ushize nabahaye ubuhamya ndababwiye ku cyumwe, ndababwira ngo nabaye muri izi nzu za Nyagatare, abantu nagira inzu, nagira abantu banseka bavuga ngo ni pasiteri utagira aho, ariko Imana yaranshumbushyije yamaye aho kuba, kandi nta buriganya nshyizeho. Imana igushumbusha ibyawe mu izina rya Yesu. Imana igushumbusha abahungu n'abakobwa. Imana igushumbusha, Imana ikugendere. Humura wowe uri aho ngaho mu cyumba, humura wowe uri aho ngaho bizarangira. Iyi ni imiraba y'akanya gato iranyuraho, kandi Uwiteka azakomeza kutubera Imana iyo ugendeye muri izo mbaraga z'ibyiringiro no kwizera. Icya mbere, Imana idushumbusha ibyacu. Ndi mu gihe cyo kujya gusoza mu nyihanganiro gatoya. Ikindi cya kabiri kiva mu nyungu zo kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro, duhabwa umugisha n'Imana. Duhabwa umugisha n'Imana. Haleluya. Duhabwa umugisha n'Imana. Twarashonje dukora umurimo w'Imana. Nababwiye ko umudamu wanjye ari mu bantu bafite diguri muri iki gihugu, Imana ishimwe, ariko twigeze gusonza dukorera Imana muri uyu mujyi wa Nyagatare Mbugira. Umudamu wanjye akajya yambuka icyamba ahetse umwana, akajya agenda ajya gushaka inkwi. Icyo gihe abakozi bo mu rugo bari batarahabwa agaciro, babitaga abayaya n'ababoyi. Akajyana nabo akajya gusenya. Nabona agiye mu ivugabutumwa, naza akambwa yazaga yatura inkwi akarira yambona agaceceka. Yabimbwiye nyuma, Imana imaze kudundura amateka, nanjye numva ndababaye. Twagerageje gucuruza biratunanira kubera ko twari mu muhamagaro w'Imana. Twahuye n'ibibazo bikomeye cyane bitandukanye, ariko Uwiteka Imana yaradushumbushyije. Arubwo njya abantu nkavuga ngo yamojeje amarira, nubwo ntarageraho numva nifuza, ariko aho ngeze nibura nta muntu wapfa kuza ngo yongere abone nk'uko byari bimeze icyo gihe. Twahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Yigeze kurwara mbura amafaranga yo kumuvuza, afite inda atwite, amaguru yarabyimba. Abagabo b'abashoferi twari duturanye bakavuga ngo umudamu wa pastor ngo afite amaguru y'imbumbe, kandi batazi yuko ari ibibazo mfite. Nigeze kubura amafaranga yo kumuvuza, mujyanye kwa muganga. Uyu muganga witwaga General arebye mu maso aravuga ngo wakigabo utuye he, ntibarije, avuga ngo bamfunge. Namubwira ngo mbabarira, ntabwo yarazi birimo kujya imbere. Ariko Imana twizeye n'Imana ikomeye. Imana twizeye n'Imana ihindura amateka. Twagiye kwa muganga mfite amafaranga 2,000. Tugeze mu mujyi mura n'umuhungu w'umumotari, nari ndimo amafaranga 1,400. Arambwira ngo ninamuha amafaranga ye aranyandagaza hariya mu mujyi. Tuvuga man, muhaye 1,400 isigara na 300. Ngiye umugore wanjye aryamye hari imbere kwa muganga, yenda nko gupfa, manyandikira imiti y'amafaranga myinshi ntari gushobora. Imana imbabarire. Naje ndaza ndamuterura ndamujyana ndamwiba, mushyira mu nzu. Aho namushyize njyama hasi, mushyira ku gatanda twagiraga kazu gatoya katagiraga icyumba. Ko ndashima Imana twizeye n'Imana ikomeye. Ndashaka kuvuga hejuru y'inyungu z'abantu bagendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro, kandi mu ntege amatwi neza, ntabwo mbeshya, ntabwo nabeshyera Imana ibyo byaraba. Noneho njyama hasi kuri sima, ndarira ndaboroga nsenga Imana, ariko sinari nkibasha gusenga, nari nahogoye. Ndaboroga ntega amatwi aranyumva. Imana imusanga ku gitanda iramubwira ngo ninjye ubabara n'ibyo mwakiraniwe, kandi nkoreza ijambo ryanjye rikabakiza indwara. Numva arabyutse buhora arambwira ati byuka, Imana irankijije. Nkagira ngo nuko yumva ndimo kuboroga narayendera. Nabahaye icyanditswe kiri muri Zaburi ngo hari kurira kwarari umuntu, ngo ninjoro ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga komera humura.
ndababara, ariko arambwira ati noneho ati ngaho ndibuka ko aho ngaho hari ibijumba twari twatetse, nari natetse biri mu gasafuriya. Arambwira ati ngaho mpa ikijumba. Tekereza umuntu wari ugeze ku urwo rwego rwo gupfa mu ikijumba mbona arariye. Numva umutima wanjye usubiyemo ibyiringiro, kuko narenze ko Imana ivuga kandi ikora. Ndavuga ntahari Imana iramuganirije. Kuva uwo munsi ntabwo yongeye kumera gutyo. Ninongera nzaba ubuhamya bw'ibintu Imana yankoreye, kandi aho yabikoreye ni ibintu bizwi ku mugaragaro. Gira kwizera. Indi nyungu ya kabiri rero, duhabwa umugisha n'Imana. Imana muri ibyo bintu igenda bidusesururamo, tugenda tubivamo. Nakennye ndi mu murimo w'Imana, nangiza amatorero ndi mu murimo w'Imana. Hari ikintu nazibagirwa, nta torero nagiraga muri uyu mujyi wa Nyagatare, ariko nkomeza kwizera. Najya gusezeranya abantu, nkajya gusezeranyiriza muri epe, nkajya kuhakodesha. Ubundi ariko nasezeranyaga muri sala ya kaminuza muri Mbo. Ikintu cyangu kandi nasezeranyaga nta myenda ngira, nkajya gutira amasuti. Igihe kimwe rero hari umusirikare w'umuriyetona, nari ngiye kumusezeranya n'umudamu we. Mugore wanjye yarambwiraga ngo sinkatira imyenda. Ndavuga Mana, noneho ubu ngubu nzahagarara imbere y'abofisiye na suti mfite. Hano umudamu wanjye ndamwubaha, ndangije mbibonye ndamwihisha. Imana mbabarire, ndagenda ntira isuti umugabo witwa Viator, twakoranaga umurimo w'Imana. Ndaza ninjira muri sale, madamu abona nambaye isuti ya Viator, na ITL yarabimbujije. Yarambwiraga ngo ahubwo aho gutira uri umugabo hatira abamama. Ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Ariko muri ibyo magarara muri icyo kintu ndihangana. Umufisiye ndamusezeranya, anyura mu nkota ndishima, niyambariye isuti abaje batabizi. Ariko njye mu mutima wanjye nari mbizi, ibyo nabinyuzemo. Imana igakomeza ikambwira ngo humura, nzabana nawe, nzaguha umugisha. Yo, haleluya! Ndababwiza ukuri yuko Imana yampaye umugisha, kandi izakomeza kuba umugisha. Ntabwo nyitira amasuti. Ndashima Uwiteka, Imana ikomeye. Nawe nyumva ndagukomereza muri aya masezerano. Inyungu ya kabiri, abantu babona batajya batakaza ibyiringiro no kwizera Imana, bahabwa umugisha n'Imana. Aravuga ngo Imana yarebye ikintu Abrahamu akoze, ngo Abrahamu yazamutse umusozi na Isaka, ngo Imana ijya mu rindi banga ryo hirya nayo izamuka iyikinga inyuma y'igihuru. Ariko ibyo ntibyanditse. Aravuga ngo Imana ibonye Abrahamu yamara amaji murungurukira inyuma y'igihuru, ngo igiye kumusogota, ngo aravuga ngo yampaye nka Rwabutobo. Ngo aravuga ngo yampaye nka Rwabutobo, yarizihirwaga akavuga ngo irandushije. Ngo niyo mpamvu nawe yafashe umwanzuro, iravuga ngo nanjye ubwo atimanye Isaka, ngo nanjye ntabwo nzabima Yesu ngo azabacungure, ngo yampaye nka Rwabutobo. Niko yajyaga yizihirwa abwiriza. Ariko ibyo ntabwo byanditse, ariko yari yizihiwe. Ndagira ngo mbabwire yuko iyo ugendera imbaraga zo kwizera, nibyo ndimo kuvuga, n'ibyiringiro, niyo ntego, niyo nsanganyamatsiko. Imana iguha umugisha, iduha umugisha w'urubyaro, iduha umugisha w'amafaranga, iduha umugisha w'imitungo, iduha umugisha w'igihugu. Niyo mpamvu twirukana imivumo yose irimo kutuza, n'imikasiro yose tuzira ku gihugu, ihunge mu izina rya Yesu. Abana b'Imana bakomeza urugero. Nabonye rero Imana ingirira neza nyura muri ibyo bibazo ni byinshi. Nubuhamya bukeya mfasheho kugira ngo wumve. Aho ndi umushumba, n'umuregional, ariko nagira isuti, nagira ishati y'umuntu yamaga ishati yapfumutse hano ku ijosi, nanezerwa. Hari nubwo nagiye i Kigali, inkweto nari mfite zanjye z'ibihogo zarapfumitse mu birenge. Ngeze hariya i Kigali, njya mura n'umuntu anjyana ku muyobozi umujenerali nari buvuge, kandi nagenze muri kaburimbo, amazi yagiye mu masogisi, ibintu byaranshanze. Ariko Imana imbwira ngo humura, nzakugwiza. Iyo ugendera mu mbaraga z'ibyiringiro no kwizera, Imana iguha umugisha. Ndagenda ngeze ku matapi, kuko nari nzi ikibazo mfite, ndagenda mvogeraho, ngendaho n'ibirenge. Amayesikoti akajya aryana inzara mbere. Ngo ni umukonyine uturutse mu Mutara, bagira ngo ni ubukonyine, naho batazi yuko ibintu byandangiranye. Navugaga ninzikuramo ndagaragara ko zari zaratobotse umwenge munini. Nagiye kuvuga ubutumwa ndi kwigara akarenge k'igare karazitobora. Ngi Kigali rero amazi ajya muri kaburimbo, bana nisanze ahantu ku mujenerali nkandagirayo. Ariko ibyo byose Imana yaranduhuye. Nishimwe rero nawe ikuruhure muri icyo kintu kirimo kukugerageza, kandi mfite ibyiringiro. Umutima wanjye urababaye kubona ukuntu ibintu birimo kugenda
simbabajwe nuko bimeze kuko ni ukurinda igihugu, ariko ntabwo ariko byari bikwiye kumera. Turasenga Imana kugira ngo igikureho dukomeze imirimo yayo mu izina rya Yesu. Ikindi cya gatatu cy'inyungu, inyungu ziranga inyungu umuntu avana mu kugendera mu mbaraga zo kwizera n'ibyiringiro, muzabona umugisha. Ikindi cya kane hari nacyo ndi busorezeho, ikindi cya kane tugiye gusorezaho, navuze icya gatatu ko duhabwa imigisha. Niyo narekera ibyo wenda reka mvuge reka ngarukiraho, ndumva mfashe umwanya munini, ahubwo mvuge icyanditswe kimwe kiri muri Mariko 4:35. Musomye hadusomere wenda dusoze, tugumane ibyo bitatu birahagije. Soma twumve 4:35 nsoze ijambo ry'Imana. Gendera rero mu mbaraga z'ibyiringiro. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. nuko ishuheri ry'umuyaga riraza, umuraba wisuka mu bwato bigezaho bwenda kurengerwa. yarasinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? akangutse acaha umuyaga, abwira umuyaga ati ceceka utuze. umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. arabaza ati niki kibateye ubwoba? ntimurizera? baratinya cyane, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma n'umuyaga n'inyanja, utegeka umuyaga n'inyanja bikamwumvira? rekera aho ngaho nshuti yanjye. Undi muntu navuze nsorejeho ni Yesu mwana w'Imana. Bari mu bwato nk'uko mubyumvise, imiraba iraza, kandi ndagira mbabwira ko ari kumwe n'abagabo bari barize iby'amazi. Ba Petero bari bazi iby'amazi kuko babaye abarobyi, bari bazi koga, bari bazi y'ubwato butobotse ukuntu babigenza bakadaha amazi, ariko baragerageje biranga. Hari ubwo abantu bagerageza bikanga, ariko bibuka ko bari kumwe na Yesu, ngo yararyamye yerekeye ibwerekeza yiseguye umusego, ngo baramukangura baravuga ngo turapfuye ntubyitayeho, ngo byendaga kurengerwa. Hari ubwo nawe byenda kurengerwa, hari ubwo umuntu agera mu kintu kimeze nk'aho byenda kurengerwa. Iyo byenda kurengerwa hari hasigaye gupfa, nawe wagenze mu kintu byenda kurengerwa. Ariko ndagira ngo nkubwire kuri kumwe na Yesu, ukangure. Yesu ni umugabo ukomeye, Yesu ni umwami ukomeye. Mukangure, mubwire, ntabwo ajya asinzira agira gusa umutabazi. Mureke tumutabaze, tugendere mu byiringiro n'imbaraga. Yesu azadukorera ibitangaza. Icyo kindi cya kane nazigamye ni uko iyo tugendera mu mbaraga zo kwizera, tukagendera no mu byiringiro, duhabwa ihumure. Yesu amaze gucyaha umuyaga, ngo ako kanya ihumure riraza, inyanja iratuza. Mureke tubwire inyanja ituze. Ninongera kugaruka nzababwira kuri babiri bajyaga Emawusi, igihe Yesu yamanyaguraga umutsima nk'uko Pawulo yamanyaguye akarya bagakira. Yesu yamanyaguye umutsima, bari batakaje ibyiringiro bazi ko yapfuye, barimo kuvugana bari mu majune. Amaze kumanyagura imitsima baramumenya, arangije aburira aho ngaho, bongera kugira ibyiringiro. Ongera nawe ugira ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo, ongera uhumure. Babonye ihumure. Ndamamaza ihumure, ndamamaza ihumure mu rugo rwawe, ndamamaza ihumure mu muryango wawe, ndamamaza ihumure mu mafaranga yawe, ndamamaza ihumure mu bana bawe, ndamamaza ihumure mu gihugu cyawe, ndamamaza ihumure mu ntara, ndamamaza ihumure mu turere, ndamamaza ihumure mu mujyi wa Kigali, ndamamaza ihumure aho umuyaga wose umuraba
wiriya virusi urimo kunyura, ndagira ngo imbaraga z'umuyaga w'Imana zihanyure. Ndamamaza ihumure ku bayobozi b'igihugu, ndamamaza ihumure ku bashumba n'intumwa n'abahanuzi, ndamamaza ihumure mu itorero, ndamamaza ihumure muri Afurika, umugabane wacu wa Afurika, ndamamaza ihumure nk'uko Yesu yacyashye muri abo gaceceka mu izina rya Yesu. Yesu yaratubwiye mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo unyizera azakora imirimo nkora, ngo ndetse nakora nirutaho. Mu izina rya Yesu mpagaze muri iryo jambo, nirukana umuraba, ndacyaha umuyaga uceceke utuze. Tuza wa nyanja we, korona nituze mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana kuguhane, ukuboko kw'Imana guhane iyo myuka, ukuboko kw'Imana guhane icyo kigeragezo. Kandi Uwiteka Imana, niba ari inkoni wakubise abana baba, turabizi yuko twagucumuyeho, turagusaba ngo unamure inkota mu izina rya Yesu. Niba byaravuye kuri Satani, turamushyiraho umuriro atwikwe mu izina rya Yesu. Mwami wacu ushimwe, ushimwe, ushimwe. Humura rero. Icya kane, bagize ihumure. Yesu yatanze ihumure, reka yongera atange ihumure ku gihugu. Numva nasoreza aho ngaho, tuzakomeza kuganira. Imana nidushoboza, reka nsenga Imana. Imana ibaho umugisha. Niba urwaye bifata aho urwaye, niba uri ahantu urira, niba wagize imiborogo, tubonye Imana ikiza. Mbwiriza kenshi kuri radio abaturage Nyagatare, abakantu bakampamagara bati twakize indwara, nigeze njyayo. N'ubu nizeye ijambo ry'Imana, ndaryohereje mu izina rya Yesu. Niba rutakaje ibyiringiro, niba kwizera kwawe kwari kwamanutse, ongera uzamure kwizera, dusengana Imana mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ndashimira Imana kubanyumva, kandi n'abazakomeza kutwumva. Imana ikomeze guha umugisha murimo wayo, kandi Imana itugire neza ina muri nkota, twongere tugira guterana kwera n'imirimo yose ikorwe mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Humura, niba uri ingumba, humura, Imana aduha amasezerano yo kubyara. Niba uri incike, Data wa twese azahagurutsa abandi bantu bagushyigikire, ashinga ibirenge byahakomeye. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Turi hano muri studio, turagushyira hejuru Uwiteka Imana ikomeye kubw'ijambo ryawe rivuzwe. Kandi Mana ndasengera buri muntu wese unyumva ndetse n'abatanyumva, kugira ngo Uwiteka ubagenderere, ubagirire neza, wongere kubashyiramo ibyiringiro, wongere kubashyiramo kwizera, kugira ngo Mwami nitumara kunyura muri iyi si tuzayinyuranemo ibyiringiro, dutabaruka amahoro. Mu izina rya Yesu, abafite ibigeragezo bitandukanye ubarinde Mana yanjye. Kandi Nyagasani, ntabwo turi buceceke. Twavuze ngo Yerusalemu nkiza abarinzi ku nkike, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Ngo bitse Uwiteka ntitugahweme, ntitugatuze, kandi ntitugacogore kugeza izakomeza Yerusalemu kandi urishimwe mu isi. Naravuze Mwami ngo nk'uko yari yahagaze mu mpinga y'umusozi wa Karumeli, mpagaze mu mpinga y'umusozi wa Zayoni, nsenga kugira ngo izo mbaraga zose zitsindwe mu izina rya Yesu. Nohereje ijambo ry'imbaraga rishwanyaguze, ritatanye, nk'uko wabivuze mu isezerano ngo nubwo tugenda nk'abantu intwaro zacu dutwaye si nk'iz'abantu, ahubwo imbere yawe Mana zigira imbaraga zo gusenya ibihome. Dufata mbiri, dukubita hasi maka, dufata mbiri byishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Iki cyorezo cyishyize hejuru tugikubise hasi mu izina rya Yesu. Uwiteka, izina ryawe rishyirwe hejuru. Abanyantege nke bahige nk'intwari, abafite amaboko atendebutse bakomeze, abafite amavi asukuma basubizwe mu imbaraga, nk'uko Yesu watanze ihumure mu nyanja, ariko utanga ihumure kuko iyi si nayo imeze nk'inyanja. Natwe turavuze ngo ihumure ribe, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Urakoze Mana yacu, kumvise gusenga kwacu, izina ryawe rishyirwe hejuru. Nguhaye icyubahiro, mukurira ubwatsi, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana nkorera ibaho umugisha. Tuzongera kuganira nanone ku munsi wo kuwa kane. Nakomeza gukurikira ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.